muraho neza, ni Keza Teriski kandi turi Rwanda Real Estate. Rwanda Real Estate rero tubazanira amazu meza cyane agezweho, amazu mashyashya yo kugurisha cyangwa se amazu yo gukodesha. Waba ukeneye inzu yo kugura, waba ukeneye inzu yo gukodesha, waba ukeneye ibibanza byo kugura, hano muri Rwanda Real Estate hose tubagererayo. Ahangaha rero mbazaniye inzu iri hano Kicukiro mu Kagarama, hafi no ku Muyange. Ahangaha rero iyi nzu ni inzu nziza, kadasiteri nziza, ifite parikingi y'imodoka enye, ikaba ifite kandi ibyumba 4 ndetse na dushe 3, ikaba ifite na bariko yo hejuru. Inzu nziza cyane, mwihangane dutemberane iyi nzu, ndabizi ko muri buze kuyikunda kandi iri ku giciro gito cyane, $230,000 gusa, harimo n'ibiganiro. Kora subscribe rero kuri YouTube channel yacu, mugende munadufollowing kuri Instagram ndetse na TikTok, Rwanda Real Estate. Mweke dutemberane iyi nzu. Hello, ikaze nanone muri Rwanda Real Estate. Ahangaha rero nkuko muri kubireba dufite gate nziza cyane idekoye ibintu bya kinyarwanda, muri kutirebera, ni gate nziza nini. Ahangaha murabona ko iyi nzu tubahereye hanze, inzu iherereye kuri kaburimbo, ntago ari ahantu uzahura n'imihanda y'ibitaka. Inzu iherereye muri quartier nziza, aba neighbor bawe rwose urabona ko ari inzu yaba iri ahantu mu basirimu. Ahangaha rero tukinjira urabona parikingi nini cyane, irimo imodoka byibuze yajyamo imodoka enye, muri kubireba. Tuza kujya kuri rooftop, mureke tubanze tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Muraza kugenda mureba ibintu bitandukanye, ifite jaride hejuru, mwabonye hagiye hateretse amavaze. Ahangaha hateye indabo, ku bantu bakunda indabo rwose. Ahangaha murabona yuko buri kimwe cyose kirayifite. Iyi nzu rero nkuko nakomeje mbibabwira, ifite ibyumba 4, dushe 3. Mureke rero tutemberane iyi nzu tugendemo. Nkuko rero muri kubireba, mureke duhere hano hanze kuri rooftop yacu. Kiva muri parking uraza ukazamuka zino escalier, yes, muri kubireba rero rooftop yacu twayigezeho. Muri kureba ni inzu ifite amavaze meza, amatara meza. Mu gihe waba wicaye ari nijoro, ayo matara atanga urumuri rukeya rw'ijoro. Ahangaha rero ushobora kuba wahashyira intebe ukicara kugira ngo ube ufata akayaga, cyangwa se ukaba uri no kureba hano muri parikingi. Ubona ko parikingi yose uyifite uyireba neza. Iyi nzu rero nabibabwiye ni ku mafaranga make cyane. Inzu ifite parikingi nini y'imodoka enye, inzu ifite rooftop ndetse n'ibyumba 4 ndetse na dushe 3. Mureke rero njye kubatembereza no imbere mu nzu, hameze gute, harasa gute, hanze ho murabireba ko inzu irivugira, ubwiza bwayo burivugira. Mureke njye kubatembereza mu nzu. Uko nabibabwiye rero, tuvuye kuri rooftop murabireba ko ahangaha ni imbere ya salo. Murabona ko naho ni ahantu hasa neza, hari ibikuta byiza byiza bisa neza cyane, hari amatara meza uri kuyabona. Tukinjira aha rero, izi nzugi zijya hano muri salo, babireba ni inzugi nziza zigezweho za muvura. Ikaze muri salo yacu. Ni salo nini kandi nziza, ifite plafo ni gypsum of course, ikagira amatara meza. Muri kubireba ni salo nini nini, inzira isa neza, n'inzu nshyashya nyine muri kubyumva, kandi iherereye ahantu heza cyane. Kicukiro murabizi ko ni hamwe mu duce dufite muri Kigali hagezweho, hari amazu meza kandi mashyashya. Iyi rero ikaba ari salle à manger, aho ushobora gutera intebe zo kurya, ndetse hariya akaba naho ari igikoni. Reka naho tuhatemberane turebe igikoni cyacu kimeze gute. Ni igikoni cyiza kinini, ahangaha hajya gaze, hariya akaba hajya cuisiniere, hakaba hajya frigo biriya side, kubera ko murabona ni ahantu hanini. Hakaba kandi hafite amarobine meza agezweho, apana bwa burobine buhita bupfa, murabizi
Iki ni igikoni cyacu rero nk'uko muri kukireba, ikaba ifite amatara meza cyane, ama spotlight, naho plafond ni gypsum. Bana bya bindi uvuga ngo hariya hari gypsum ngo hano hari rangete, no. Inzu zacu muri Rwanda Real Estate ni inzu nziza zigezweho. Tukiri hano rero ngiye kubatembereza mu byumba nk'uko nabibabwiye. Ibyumba byacu ni 4 ndetse na dushe 3. Tukiva rero muri salo cyangwa salle à manger, utuza muri kino cyumba. Icyumba nacyo cy'urugwererane gisa neza, ni umweru pedede, ni ikivuguto muri bake. So murabireba rero hose no mu byumba ntabwo harimo amarangete. Inzu yubatse neza ikozwe na gypsum hejuru kuri plafond, ikaba ifite inzugi nziza cyane za muvura, muri kubireba, amaserire meza. Iki cyumba kikaba gifite dushe yacyo rero muri kubireba, aho wakogera naho heza, harimo amarobine meza cyane. Icyo cyumba kandi nacyo nk'uko muri kukibonera dushe gifite, ishobora kuba nabwo kandi yakoreshwa n'umuntu wicaye hano muri salo. Tugiye kwinjira rero muri bya byumba 3 byacu nakomeje ngenda mbabwira. Hanze mwaharebye, salo mwayirebye, salle à manger. Ibi byumba rero, iyi ni korodori ihuza ibi byumba bindi, muri kuyibona, naho hari gypsum, ahantu hasa neza. Aha hari dushe, hari icyumba, na hari icyumba, hari principale. Ese duhereye murifuza mwe kureba guhera he? Okay, reka rero duhere hano muri principale. Murebe principale yacu imeze gute, mureke gukomeza mufite amatsiko. Ukinjira aha ngaha hari ahantu ho kwambarira. Kureba hari amagarderobe, hari ahantu ushobora kuba umaze kwambara ukireba. Urabibona nanjye ndi kwireba, ukireba neza. So wamara kwireba kandi ushobora kuvuga ati reka noneho tugende mu cyumba, ugire utuntu ufata. Icyumba cyacu rero ni iki ngiki. Wow, ni icyumba gisa neza kinini, amatara ku ruhande urabibona. Ushobora kuzimya amatara uryamye, uri kubireba, cyangwa se ugahindura urumuri bitewe se uri mu yihe mudu y'urumuri rungana gute, kuko urumuri rudufasha kuruhuka. Aha ngaha rero hakaba hari bariko y'iki cyumba. Bariko y'iki cyumba murayibona nayo. Hano ushobora kuhatera udutebe ukaba wicariye ureba muri parikingi, cyangwa se udashaka kuzamuka ngo ugende kuri rooftop. Urabona ushobora kuba unicaye unarebana n'abaturanyi bawe. Mwabibonye ko iyi ni inzu iri muri quartier nziza cyane, iri ahantu hasa neza. Kiva muri kino cyumba rero gifite na dushe yacyo. Of course ni icyumba kiri principale. Urabibona ko hano haba hafunze, ugasigara wisanzuye wenyine. Uri kureba ni dushe nziza, gifite amanyuza 2, amarobine 2. Ushobora kuba muri kwihuta, umugabo umugore, ushobora kuba muri kwihuta, umugabo akaba akoresha shawa imwe, umugore akoresha shawa yindi. Kirebera, urabibona ko hano naho ni ahantu ushobora kwirebera ugakorera n'izindi activite zawe mu gihe uri muri dushe. Hafite, uri kubireba, harasa neza, toilette nziza zijyanye n'ariya bakarabira. Iyi ni dushe ya principale. Mwabibonye principale ifite aho bambarira hisanzuye hatandukanye n'aho uryama. Ugisohoka rero muri principale, aha naho hari iyindi dushe. Iyi dushe nayo ikaba ihuriweho n'iki cyumba nacyo cyiza, gifite amadirishya meza slidinga. Bireba, ukaba wirebera n'aha mu gikari, ukaba wagira umuntu ubwira. Urabona ko hari n'amazu yo hanze menshi, muri kubireba, ni ahantu hasa neza. Iki cyumba kandi kikaba ari icyumba cya 3 tumaze kureba. Tukaba tugiye mu cyumba cyacu cya 4. Wow,
iki cyumba cyacu ni icyumba cyacu cya kane kuri iyi nzu iherereye hano Kicukiro mu Kagarama Muyange. Iyi nzu kandi ikaba ifite n'ikigega uri kubireba hano hejuru. Ni inzu muri make nziza isa neza, babibonye aha hajya hanze, urugi rujya hanze. Urabona no hanze ni ahantu hanini hisanzuye, hari ibyumba, toilette, stoke, ahantu ho kuba wakanika imyenda, ugashobora kandi no kuba wakongera ugasubira hano mu gikoni. Iyi nzu rero nkuko nakomeje ngenda bibabwira, mwabyiboneye, ni inzu isa neza kandi iri ku giciro gito cyane. Iyi nzu nkuko nabibabwiye iri kuri $230,000 yonyine, kandi dushobora no kujya mu biganiro. Twandikire kuri iyi nimero mu gihe waba wayikunze, kugira tugufashe kuba wagabanyirizwa cyangwa se kuba hari ibindi watubwira ukeneye tubigufashemo. Ni Rwanda Real Estate kuri YouTube channel, kora subscribe uzajye uba uwa mbere mu kubona video tubagezaho, kandi kora follow kuri Instagram ndetse na TikTok Rwanda Real Estate.